Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Bifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Igihe ituze ryari ritwikiriye ibintu byose, nijoro ririmbanyije, ijambo ryawe ry'irinyabubasha nk'umurwanyi w'indatsimburwa riva mu ijuru ku ntebe ya cyami, risimbukira mu gihugu cyavumwe ryitwaje inkota ityaye, ari ryo teka ryawe ridasubirwaho. Rihageze rirahagarara, maze isi yose yuzuza imirambo ryakoraga ku ijuru rigakandagira ku isi. Koko rero ibiremwa byose uko bingana muri kamere yabyo byongeye kuremwa bundi bushya bikurikije amategeko yawe, kugira ngo abana bawe bakomeze kubaho. Nuko babona igihu gitwikiriye ingando, ubutaka bwumutse buturumbuka ahahoze amazi, inyanja y'umutuku ihinduka inzira nyabagendwa, imivumba yibirinduraga ihinduka ikibaya cy'ibyatsi bitoshye, ari naho umuryango wawe wose wanyuze urinzwe n'ikiganza cyawe, maze bibonera n'amaso yabo ibikorwa byawe by'agatangaza. Nuko bakwirwa urwuri nk'amafarasi, basimbuka nk'utwana tw'intama, bagusingiza wowe Nyagasani umukiza wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Uhoraho, nimumuririmbire, mumucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze, nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nyuma anangura icyitwa buriza cyose mu gihugu, n'abana b'imfura bibarutse bakiri abasore. Nuko hakura abe bitwaje feza na zahabu, nta n'umwe uhutaye mu miryango yabo. Koko yibutse isezerano rye ritagatifu yagiriye Aburahamu umugaragu we, nuko yimura umuryango wishimye, intore ze zisohokana urwamo rw'impundu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Luka. Muri icyo gihe Yezu acira abigishwa be umugani, abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. Nuko aravuga ati, mu mujyi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana ntiyubahe n'abantu. Muri uwo mujyi hari n'umupfakazi wazaga kumubwira ati, nkiranura n'uwo duhora tuburana. Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati, nubwo ndatinya Imana bwose kandi singira uwo nubaha, uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe. Nyagasani arongera ati, nimwumve ibyo uwo mucamanza muba avuga. Imana se niyo yarangarana intore zayo ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n'ijoro? Ndabibabwiye, izabarenganura vuba. Ariko se igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kumenya ububasha bw'ijambo ry'Imana ritunga kandi rikabeshaho abayemera, bayizera kandi biyemeza guhorana ukwemera,
ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu. Isomo rya mbere riratwumvisha ko ijambo ry'Imana rifite ububasha kandi rirema bundi bushya ibyishimo n'amizero mu mitima y'abana b'Imana. Kristo jambo w'Imana yaje munsi gukiza abamwakira, kuko icyatumye amanuka mu isi ni twe abantu kugira ngo dukire. Yaje kutumurikira, yaje kuduha ubuzima, yaje kudukura mu kibi no kudusangiza ubumana bwe. Dufite amahirwe rero yo kurindwa nawe no kuba mu biganza bye. Dufite amahirwe yo kubana nawe no kubona ibikorwa by'agatangaza Imana idahwema kutugirira. Jambo w'Imana ni umukiza wacu na Nyagasani. Niwe ukwiye kuririmbwa, gushimirwa, kuratwa muri byose. Uyu munsi birakwiye ko nibaza uburyo nshimira Imana, uburyo mbana n'Imana, uburyo nemera kuyoborwa na Yezu mu buzima bwanjye no mu myitwarire yanjye ya buri munsi. Ese Yezu ampa icyerekezo nanjye nkabyemera? Ese ijambo rye rihindura amateka y'ubuzima bwanjye? Ese ijambo rye rirema icyizere mu mutima wanjye? Ese ijambo rye hari aho rinkura n'aho ringeza mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Yezu mu ivanjiri aradusaba gusenga ubutarambirwa, turangwa n'ukwemera, ubudacogora n'icyizere. Imana yacu iratwumva kandi ikaturenganura, ntitwirengagiza bibaho. Igihe cyose iradutabara. Duhore rero tuyitakambira amanywa n'ijoro, izaturenganura nta shiti. Icyo dusabwa ni ugukomera mu kwemera, ni ukudacika intege, ni ukubaho mu budacogora no mu butarambirwa, twizeye kandi turangamiye umukiza wacu. Uyu mucamanza udatinya Imana, ntagire n'uwo yubaha, ahangayikishijwe n'ikiruhuko cye, ahangayikishijwe n'ibyiza yabona, ntiyifuza uwamurogoye. Yirengagiza uwo akwiye kurenganura no kurengera. Ni mubi kuko adakurikiza ubutabera. Ntakora byose abitewe n'urukundo, ahubwo abiterwa n'ukwikunda no kwirebaho gusa. Yezu rero akoresha uyu mugani ngo atwereke uko dukwiye kubanira abandi, kuko mu mibanire yacu tugomba kwigana Imana, tugomba kugenza nk'Imana kuko dutuwemo nayo. Ntidukwiye rero kurenganya abandi, ahubwo tugomba kubarenganura. Tugakora byose kugira ngo bishime, tukagakora byose kugira ngo bahabwe uburenganzira bwabo. Ntidukwiye kugira abo twirengagiza, dukwiye kubafasha, tugafasha bose kumenya Imana, tugafasha bose kumva Imana, tugafasha bose kwakira umukiro Yezu Kristo yatuzaniye. Ntidukwiye kurangarana abadukeneyeho ubufasha, ahubwo tugomba gufata iya mbere mu kumenya icyo bakeneye no kubatabara aho byabaye ngombwa. Ntidukwiye kubababaza, ahubwo tugomba kubatera ibyishimo. Tugakora byose tugamije kugaragaza urukundo Imana idukunda, natwe tugomba gukunda abandi. Ijambo ry'Imana niritura mu buzima bwacu, tuzabasha kugendera mu butabera, mu butarenganya, tugendere mu nzira y'urukundo, impuhwe ndetse n'imbabazi, bityo twigisha abantu urukundo rw'Imana, kuko natwe turi abana b'Imana. Jambo wigize umuntu akabana natwe, naduha ubutwari bwo gukurikira ubutungane, twirinda kurenganya abandi, turangwa n'urukundo ndetse n'imbabazi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, nabaho umugisha, abarinde, abakomeza biteho kandi abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.